Muraho neza nshuti zacu, nshuti za Itabaza Family TV Show, turabashuje mwese aho muherereye, abo bwije tubaha mwiriwe, ndetse n'abo bukeye tubaha mwaramutse, buri wese ahari, turamwegereje mu kiganiro kugira ngo yegere, n'Imana ibaha umugisha. Hanyuma twiyegereza n'abandi turi kumwe n'abatumirwa ndetse n'abari inyuma ku buhanga bw'ibyuma, turabegereje mu kiganiro cy'uyu mwanya ngo mwegere, kandi tunabasaba kugira ngo mubanze mwibwire abakunzi bacu ba Itabaza Family TV Show, abavandimwe n'inshuti zacu kugira ngo bakumenye. Murakoze cyane. Amazina nitwa Sengabire Etienne. Ndavuga naho utuye se? Vuga aho utuye, vuge. Kuko mu bisanzwe mubizi ndi umukongomani, ni umwana w'umurenge, ubu nkaba ntuye muri Norvège, mazeyo imyaka igera muri 3. Arakoze cyane. Arakoze cyane kutwibwira, kandi turamwegereje ngo hano ku Itabaza Family TV Show yisanzure, ni abavandimwe twese, yisanzure ntiyifate cyangwa se ngo agire ikibazo, ni ibisanzwe. Kamera ziba zigora, ariko nyine ubu ngubu zaroroshe. Hanyuma turaha pole abantu bose bafite ibibazo, abapfushije, ababuze ababo, ababuze inshuti, ndetse n'abagwajije abari mu bitaro, ndetse n'imfungwa, abafunzwe, ababuze ababo bafunzwe, mwese tubahaye pole ngo mwihangane. Mu isi niko bimera, isi izigenda iducunda umunsi ku wundi, ariko hari igihe Imana izitunyurizamo tukishima. Tubahaye pole, mwihangane. Hanyuma tugiye kuganira akanya gatoya, turabegereje ngo muze mwongere muturebe ku Itabaza Family TV Show, kandi tunabiseguraho, twarabuze cyane, tumaze iminsi tutaboneka kubw'impamvu nyine zo kuba bize no kubura umwanya, tukabura, ariko ntitwogena ngo tubasige burundu, turacari kumwe namwe. Twongeye twagarutse kugira ngo twongere tubane, tuganire, mutere udutebe kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Ikindi tunabashimira kuko mukomeje kudushigikira, mukora subscribe, share na comment. Turabashimiye cyane, aho tugeze ni ku bwanyu, ndetse n'aho tuzogera ni ku bwanyu. Dukomeje kubashimira, mukomeje kutugaragariza urukundo rwiza rwa kivandimwe, turabashimiye cyane. Kandi tunabasaba n'abashasha kugira ngo uze ureba ikiganiro kandi subscribe kugira ngo twese tuzamurane. Murakoze cyane, kandi muhawe ikaze mu kiganiro kugira ngo dutangirane namwe, muza mubireba mu bisoze, hanyuma mukore na like ndetse na comment, muza mutubwira uko bimeze kugira ngo twese dufashanye. Hanyuma ubu tugiye kuganira hejuru y'uburezi hagati y'ababyeyi n'abana. Uburezi hari uburezi bwa kera, uko ababyeyi babanaga n'abana b'abapapa, cyane cyane nibo twibandaho, n'ukuntu n'iby'ubu ngubu, iki gihe turimo, uko ababyeyi babanye n'abana. Papa Joshua, tugiye kubaza, ese urabona uburezi bwa none n'uburezi bwa kera, ubona
hari aho butandukanye. hari intera ndende cyane, buratandukanye cyane. Butandukanye gute? Uburezi bwa kera Mm, urumva buri gihe kiza kigendana n'icyacu, mm, ko uburezi bwa kera nimba tuvuga ngo kera wabaga uzi ko nimba wakoshe mm, hari ibihano uri bubone, kandi ibihano bisaba harimo ndetse n'utunyafu nyine nk'uko na bibiri bivuga. mm, ariko abubu mm, hari itandukaniro, nkatwe tukiri ababyeyi bene aba bakiri batoya bakiri bashasha, mm. twa tunyafu ubu twararambitswe, ahubwo ni ugufata hafi isumi ukajya ugakikira ukabembereza ugapfukama mu gihe wakoshe ari wowe upfukamye, ariko Agapfukama. wowe waba umusambisha ni wowe upfukama. Rero urumva kera hari itandukaniro rirenze rigize. Hanyuma ubwo burezi bwa kera bw'akanyafu ndetse n'ubwo guhana n'ubu ngubu urabona ari ubuhe bwiza? Ndabona ubw'akanyafu, nizere ko aba hano iyo batabikurikiza simbishyigikiye bw'akanyafu, ariko ubw'akanyafu ndabona aribwo bwakoraga vuba nyine, nibwo bwari otomatike. Naho ubu bw'ubu ni porosesi, ni ugufata ugupfukama icyumweru cya mbere, amezi, imyaka, kugeza igihe azagera aho azategera ati nyamara ibyo papa yambwira cyangwa se mama yavuze uku n'uku, wenyine yigaruye. ariko ubwa kera kabisa bw'akanyafu bwari otomatike kabisa, bwakubitaga gutya kera, bwabanguraga ibintu. None impamvu ababyeyi batagikubita abana ni ukubera iki? ni amategeko rero niyo yaje yahinduye ibintu byose, ibintu bigenda bihinduka. Itegeko ryaje ryo gukubita umwana, urumva kera iyo ni imbogamizi ya mbere ituma akanyafu kagabanuka kadakoreshwa. uzi yuko ni ukubita umwana wawe hano, nawe urabizi na kera ruguru, ndetse kugira ngo umuntu kwikiza inkoni z'ababyeyi, rimwe na rimwe nyine wakoshe bagukubitaga imwe ukavuza induru bakagira ngo none baguteye icumu, noneho bene ubu agahita yigarura. rero utekereza aha kuri uyu munota umukozeho akubise induru nk'iyo wavuzaga ruguru, ni ukuvuga ngo ni ukuza polisi na ambiransi zose ni ukuhita ziza zikagota hano. Urakoze cyane. Hanyuma urabona ruguru, cyangwa se tureke ruguru, ahantu hose twabaye, urabona kera hari ukuntu watinyaga umubyeyi atanagukubise. Papa wawe cyane cyane mama wawe wabonaga ari nk'ibisanzwe, sinzi impamvu. Ubundi ni iyihe mpamvu urabona umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama, mama wawe niwe ukunda kubakubita cyane, ariko ni iyihe mpamvu zituma tudatinya ba mukecuru? nibaza ko ba mamaga bahoraga ari abo gushekerera, kandi noneho ugasanga hari n'akandi kantu abasaza badakunda kuvuga, ugasanga n'ubundi ni bwo gukubita, ariko nanone n'ubundi ni handi yazegeka kuri so, wanakosha akakubwira ati, akaza gukubita ibikuca avuga ati noneho isaha azira iwe arakuniga arakwica. urumva kurakubitwa, ariko n'ubundi ko arakubwira ati so naza noneho iwe arakuniga, karakwereka ko iwe nta bushobozi afite bwo kugukubita, kandi ni gake wasangaga isaha gukubita. cyangwa se ugasanga nimba nenda anavuze ngo umugabo aragukubita, iwe ashobora urushi rw'umugabo cyangwa se agakoni, umugabo yakundaga gukoresha inkoni cyangwa se urushi rw'umugabo ruratandukanye n'urw'umugore. hari igihe umubyeyi yagukubitaga avuga amagambo, akavuga nk'amagambo icumi agukubise urushi rumwe, naho iso yarakaye
ni uguhekenya akubita gusa rero nta ukavuga ati nta ibintu bizahindura. jambo. None twatinyaga kubera kuko muzeyi ni iyihe mpamvu urabona nkanje papa nubara inshuro yankubise kandi akankubitira ikosa nakoshe ntatinya gutahira mu nzu kabona nakoshe pe ibyo nubara ko yankubise ariko namutinyaga kurusha mukecuru narinjiraga namena amazi yasi agakubita ariko we nkumva ni ibisanzwe naza arankubita birangiye cyangwa se aza ntonganya tuke birangiye ariko ngatinya papa kandi atayankubita. Ni iyihe mpamvu ubu abana badatinya ba se nubwo atagukubita cyangwa se akagukubita? Ni iyihe mpamvu ituma batabatinya? noneho rimwe na rimwe aho ngaho njyewe nshobora kubifata ko umukobwa akenshi wasangaga ari wowe waba uri kumwe na mama wawe cyane mu rugo, noneho ugasanga buri kanyaga niwe uhawukoshera kandi we nawe akagukubita nyine nka twa dukoni nyine mvuze za nshi z'amagambo menshi gusa. naho papa wawe yareba kuvuga ngo yotora inkoni agukubitiye wamenye amazi mu nzu, icyo si igihano cy'umugabo yofatira ngo agiye gutora inkoni ngo agukubite, ahubwo gusa nyoko niwo mwakomeza guhangana aho ngaho gusa buke buke mu nzu, umugabo yazaga muri cya kibazo kiri siriyasi. kandi ugasanga n'ubundi hari ukuntu n'abakobwa iwacu abakobwa hari ukuntu zabaga twabaransiye, ugasanga abahungu nibo bakunguzi cyane, abakobwa mucishije make. kandi bazabwo banavuga ati abapapa n'abana babo b'abakobwa hari ukuntu bazaba inshuti, aho baje kumashiriza abana bakubita umwana w'umukobwa aza n'umubyimba, rimwe na rimwe bigahinduka ugabona nyine hari ukuntu ababyeyi ise w'umwana w'umukobwa papa wawe atopfa kumasha kuvuga ngo yamatora inkoni ngo aragukubise, zaterwaga n'ikibazo runaka nyine wagize. iki niko mbyumva. ariko hari ukuntu twabatinyaga upfa kubona papa wawe wakosha ukaza wifunze umushitsi mu nzu ukaza ko nta mushitsi woza ngo uyu munsi mbisimbe, ugatinya papa wawe cyane. ariko umwana ari mu gukosha wamubwira ukaza usa n'umubwiye ngo yatinze akaza akubwira ngo papa yatinze arankora iki se? ugasanga ibo nta bwoba ni uko ababyeyi batakigira igisure cy'abana, ni uko ababyeyi batagihana abana. niyo mpamvu ba papa wabo batagitinya. urabona ka kera wabaga watashe kera kubera ko ari ikintu cyakubayeho rimwe, nimba mama wawe yakubwiye ati wakoshe papa araguhonda, ugomba gukoresha nyine imvugo z'iki gihe ngo gahondwa. ariko ni ukuvuga ngo kera baba baguteguje ko papa ari bugukubite, kandi yigeze kugukubita urumva kera aho ngaho babaga bakubitse nk'ubwoba bwinshi. naho ubu ngubu azi yuko ntaramukubita n'ubundi gusa ni hahandi ni amagambo kuramubwira ngo arakubitwa, ariko ni hahandi ntanashika n'ubundi se arankubita ko ntaranabona nahankubita. rero ugasanga niyo mpamvu ab'ubu ngubu bintu byo kuvuga ngo arakubitwa hazabwo munaganira nyine ukumva gusa ndamukubita n'iki kinyamurenge gipfuye cy'ubu, rero akagira ngo none ni ijambo risanzwe nko gusuhuzanya, nawe ntazi yuko ari ugukabukira. nta kuntu uretse gukubitwa, kuko ubu ngubu gukubitwa birasa n'ibyaciwe. gukubitwa ni nk'abantu baciwe amaboko batakigirayo gukubita, ariko nta kuntu umubyeyi yoba umukari ku buryo umwana yoza amureba akasa n'utinye kubera kuko abonye se amubonye ikindi kintu cyatuma amubikamo ikintu cyo kuvuga ngo amutinye. icyo kirahanirwa hano muri Norvège neza cyane. buriya ahantu hose hano nabo nubwo bashyize hari amategeko avuga ngo ntugakubite umwana, ariko ntibibujijwe ko umwana wawe ugomba kumwiyama
kumwereka ikosa yakoze, ahubwo nyine urumva kera gaho bitandukanye ibyo twakoraga iwacu. Hari n'igihe n'umubyeyi yazaga agahita yivuta gusa agatangira gukubita atabajije n'icyabaye, ariko hano uricara ukaganiriza umwana ukamwereka ko byakubabaje, ukanamukankamira akabona ko wanarakaye, ukanahinduka. haba n'ababo nabo barahinduka, ukabona ko yahindutse, wenda bavuga ngo umuzungu yarakaye mu musatsi uhagarara, ugahinduka neza mu bitekerezo, ukamwereka ko wababaye ibyo yakoze atari byo kandi arumva, aho kugira ngo wiyukire inkoni, kuko n'inkoni nazo iyo wamaze kuzimenyera, nubwo natwe twarakubitwe iwacu muri ya myaka yacu turebwa tukiri bato, twarakubiswe, ariko ntizatumaga tudakora n'ubundi amakosa. Rero hano naho uramuganiriza ukamwereka ko ibyo yakoze ari amakosa, mbese ukamwereka nyine ko ibintu byahindutse bitari ibisanzwe. Umwanya wo gukina ni uwo gukina, umwanya wo gukosorana ni uwo gukosorana. Arakoze cyane. Hanyuma urabona gukubitwa, twarakubiswe ndetse no ku mashuri turakubitwa. Ese biriya bintu byari byiza? Hari ibintu byadufashaga mu buryo bw'imyubahire, mu buryo bw'imyigire? Biriya bintu byo gukubitwa hari icyo byongeraga ku buryo bwa disipurine? wowe urebye, iyo ureba biriya byo gukubitwa ku mashuri iwacu, byo nibaza ko biriya bintu umuntu bitewe n'umuntu na egisperiyanse umuntu aragenda abona, biriya bintu ntabwo byabaga ari byo, kuko habaga harimo ntihahamuka. babaga bagushizeho ni ukuguhahamura, kuko ndibaza ko umwarimu wawe agomba kuba inshuti yawe, ndetse ukicara ukamubaza ikibazo. Ariko uzi ko iwacu iyo wabazaga umwarimu ibibazo bibiri, umwarimu yakwishyiragamo nawe akavuga ati uyu nguyu yaje kugerageza, ndetse byanarimbaga nyine n'izo kuntu kazina. Mu gihe hano mwarimu muri iki kinyejana ni inshuti yawe, uricara ukamuganiriza, ndetse ni naho havamo n'izo bimwe abana bagenda akanavuga n'ibibazo byiwe afite mu rugo, nimba ari n'uko gukubitwa akavugirayo, nimba hari mbese nyine ikitagenda cyose akakivugirira ku ishuri. So rero numva ko buriya burere bw'iri iwacu bw'inkoni hari ukuntu butabaga busobanutseho neza, bwabaga bukabije cyane, bwashyiragaho iterabwoba ku banyeshuri, kuko wagiraga gutyo wabona na mwarimu araje ukaba wunamuhunga. none nk'ubu ngubu umwana ntakubitwa, umwana ntabwibwa nabi, umwana ntakanigwa ku ishuri. uba urebye ukuntu bumeze ubu, ubona edikasiyo y'abana iri kwiyongera, cyangwa se hari ikibura kubera kuko hatarimo kwagukanira abana? Ikibura cyo nticyobura, kuko ababyeyi ba kera babaga batureze isukari yarazamutse, ariko twebwe ubu ngubu turi kurera twanyweye ikahwa yo kugabanya isukari. Noneho urumva, noneho kurya kera umuntu wese yakuze adahaye akosorwa, atariho igitsure, byanga bikunze uzakora amakosa. Ni amahirwe wogira umwana akakumva, agakurira muri sisiteme, ariko rimwe na rimwe ni uko twebwe iyi sisiteme yanga ko turayituramo dukuze, mbese twebwe ni ngo tutangira kurera, ariko aho twarerewe haratandukanye n'aha. Rero kuvuga ngo wareba mu bitekerezo ukuntu warezwe, naho iyo uza kuba nawe uri ahangaha biba byaracitse. Ariko aba bana baha niyo Imana yo mu ijuru nyine yafasha abantu ikabarera bagakura neza kuri gahunda, kurereshwa amagambo gusa,
kurereshwa amagambo mu gihe twebwe bavugaga amagambo 3 inkoni 4 amagambo 2 so rero ntibyoroshe ariko ni ukugerageza abantu bakagenda bagira kuko nabo hariya ku mashuri ikintu cya hano cyose ni ibanga ntibashobora kukwereka ko umwana wawe bamukaniye mu gihe yakoze ikosa kandi nawe barayakora kandi bakabahana baranabahana so rero ugerageza kwiga imihanire yabo hariya ku ishuri n'abarimu nk'uko twebwe turacyari muri sisiteme ya integarasiyo iyo bahaba twentegiri iyo ufite nk'umwarimu ufite yawe uramubaza ukamubaza umubwira ati si umwana mu gihe yakoze iki urabizi ko ndi mushasha hano umwana mu gihe yakoze iki nabigenza gute umwana namubwira gutya na gutya akakubwira ati upfa kuba gusa utashiramo umwana puresha ugasanga umwana karagenda yabuze amahoro nta kibazo na kimwe hano nabo barahana ndetse cyane kuruta twebwe usibye ko twebwe duhanisha inkoni hano bahanisha bafite indi sisiteme yabo y'amagambo umwana akura afite mu bitekerezo ku buryo agera no mu bandi yamubwira ngo we umwana kumva ariko twebwe niba mugeze no mu iduka nimba atoye ikintu utarakurura amashati bisaba intuzi utarakurura cyangwa ngo ukucure ntaza yumva ko wavuze urumva ko n'ubundi ya sisiteme y'iwacu n'ubundi iyi nkaho iri mu maraso ntiyumvisha akantu k'abanyafurika ntikaza kabura none wavuze ngo inkoni zaraduhahamuraga wavuze ngo hari ukuntu inkoni zaduhahamuraga ku barimu bigatuma tubatinya hanyuma naho kudahanisha inkoni rimwe na rimwe guhanisha amagambo bikagorana kugira ngo uburezi bwihute none ko numva guhahamura abana no kutabahahamura byose harimo ikibazo uburezi urabona uburezi bwa kera hari ukuntu bworohaga kubera nyine umwana yatinyaga igitsure cy'ababyeyi ubu bwa none nabwo buragoye kubera kuko umwana atahatinya igitsure cy'ababyeyi none urumva twabwirika ababyeyi bakiha biga kurera nk'uko wabivuze ngo muracarimo mwiga kurera kandi mwe mwabanje kurereshwa utunyafu ariko igihe cyanyu utunyafu twarashize ni amagambo wabwira ko ababyeyi bafite imbogamizi nk'izo nyine bari mu gutekereza impamvu abana batagitinya ba papa wabo wababwira iki bibaza icyo nababwira icya mbere ni ukubanza bakihangana ko turiga turi muri sisiteme nshyashya kandi izo dutwara buriya bazaca umugani ngo umuhini musha utera amababa bizadusaba igihe kirekire ariko tuzogera aho tumenyere kandi bizagera aho bizakunda ikindi kandi nabasaba ta panike twereka gupanika kuko we wibwira ngo abantu turatandukanye abaturanyi bene gihugu hano ubona bigendera mu muhanda bicicikiye tukumva atombokeye umwana agira gute ngo we gutya baba biturije rero twebwe tukagira ya mivugire yacu yo hejuru babwira n'ubwo unamubuza mu kinyamurenge bisanzwe ariko bikaba bigaragara nk'aho kera usa n'umutombokeye umwana amubwire gato ariko nimugera mu nzu umwicaze umuganirize muganire umubaze kandi umwereke ko ibyo yakoze atari byo uze umubwira ati iki wakoze si cyo iki nicyo ugomba kubikora gutya nubwo bitazatworohera biba bitoroshe nk'uko twamenyereye ariko bizagenda bikunda gahoro gahoro kandi nta mpamvu yo gupanika ikibazo ni ugupanika ukamuvuga ngo nimba mwiyamye kera barabibona ko nageze nabi oya
ugomba kugira confidence ndetse ukanabereka ko nawe hari inzira ucamo kugira ngo ucahe abana bawe. urabona, urakoze cyane. Urabona hari ukuntu uza ujyana umwana ku ishuri kuri banki ririya ry'abana akanga gutaha, ukinginga ukaza uri ukumva umutwe wumva gutakara kuri banki, kandi bo bavuga umwana akama ahaguruka, we wagerageza kuvuga umwana akama bindi, hanyuma ugatinya kumubwira nabi hariya, cyangwa se kumukanira umwereke kuko hari igitsure cyawe atinya kugira ngo wenda yemere mutahe, ugatinya kubereka kuko uzuhana umwana wawe hari ukuntu muza muganira n'umwana ukamwereka kuko hari itegeko ry'umubyeyi. Ese biriya bintu ntibyemewe hano ko tuza tubitinya cyane, ugasanga umubyeyi ko barakureba nyine bakabona nta burezi bw'umwana. Ese noneho kutamubwira cyangwa se kumubwira hari icyo byica cyangwa se hari icyo bihana? Ndumva izo z'abana kuvuga ngo umwana nyine we ari bizi, usanga aho akina n'abandi, uje kumucura n'indi ufite izindi gahunda zawe, uzi ko turi abanyeshuri bafite amahomework menshi, urashyitsi we yaryohewe n'imikino ye, kuramubwira akaza kumvira iyo hirya. Hariya tuba tugerageza turebere no ku bandi, kandi iki gihugu urabizi ko ejo uzaje kumuzana usigaje nk'iminota 20 cyangwa se 30 ngo uje mu kazi, kandi hano urabizi ko gukereza akazi ari kirazira. So rero ikintu cyo gishoboka cyo hano, nimba ubona umwana kuko nje n'abandi nagiye mbona n'abazungu, aza abwira umwana we yamubwira inshuro 2-3 yabona akarigira nabi, nabo baza bigira nabi, akamuterura akamujyana akamushyira mu modoka, akamubwira ati uyu si wo mwanya wo gukina, aya ni amasaha n'aya ngaya ndashaka gukora ibi tugende. Nta mpamvu ugomba kwereka ikintu gishoboka, ugomba kwereka umwana ko ibyo uhaye umubwira ari byo, upfa kuba gusa utamukubise, utamubangamiye, nabo barabibona. Ahubwo ndetse iyo babona ko urarembereza umwana yakujije gahunda zawe ngo ari mu ziwe, ahubwo niho batugaye. Tuvuge example, nimba mugiye mu iduka agatora imbombo, uzi ko abana birukira ku mabombo, akiruka gutora ibombo, nimba bitari muri gahunda, nta gahunda wari ufite yo kuyigura, uramubwira ati itonde uyu munsi ntabwo ari uwa bombo, tuzoyigura, ukabimushyira mu mutwe, ukamubwira ati uyu munsi ntabwo ari uwa bombo, dusohoke tugende. Uzoca n'undi munsi ntanagaruka, nunamo uzobimubwira kabiri, uzoca avuga ati ni ibisanzwe. Naho kuvuga ngo ugiye kumucura atangiye kuzana parapara, kandi wenda wakereje kumucura, nabo ko baragira ngo bafunge ishuri, ugasanga umwana byaba na ngombwa. Kandi ikindi usanga rimwe na rimwe hari ikintu kiza kitubaho, umwana iyo arize ugasanga twe turapanitse, ariko bo umwana kurira ni ibisanzwe. Uramubwira ngo ceceka, yanga guceceka, kuvuza induru, nimba ari usarara ni usarara, ntabwo ari wowe. Aguma yivuze gusa upfa kuba utamukubise. naje uko numva nabivugaho nuko wari uvuze, hari ukuntu tuza tugira abana ukabona ari kurira, nkanje byambayeho tugishika. Umwana mutoya twaje ku ishuri akagenda yashika akanga ngo ntasigara, bakamusigarana harira, twaje kugaruka akanga ngo ntagaruka, baraguma ku ishuri. Biratugora, umwana akamarira ukarengeza, ukamuzana ku rutugu inzira yose aharira, wamushyira hasi akamuhagarara ku muhanda ngo utazamuka ingenda, none uraje ngo araje ku ishuri, uraje ku ishuri abandi batashe, uraje
ngo ndataha, noneho ugasanga nyine biragucanze ukibaza ese aba bantu ahari ntibaza twebwe uko natekerezaga ko wenda bavuga ko tuza tumukubita wenda adashaka gutaha, ariko naje gusanga ko nabo hari igihe abana babo banga kubera kuko aba ari gukina n'abandi abashaka ngo agumana n'abandi, ariko hari ukuntu bagira itegeko umubyeyi iyo yavuze ngo ndanze aba yanze, kandi iyo uvuze ngo ndaguha akanya ukine arakamuha, ariko twebwe nyine ugasanga urapanitse urarakaye kubera kuko nta tegeko ugira ku mwana, kandi twe tuzi ngo none itegeko hano umubyeyi ukanira umwana cyangwa se kuvuga ngo ndanze ni ndanze wenda babihanirwa, bagira itegeko nabo bazahana abana, umwana aza akora ikosa akamuhanura, hari n'ibihano aheza umwana kugira ngo umwana amenye kuko yakoze ikosa cyangwa se amenye kuko iryo kosa ari ikosa yakoshe. Ikindi hari ukuntu twebwe abana babo baza n'umwana w'imyaka 6 akaba yicara mu mugongo, umubyeyi ukamubona aratujije, umwana agatoba ugonda inzira yose akaza nyina agahagarara, ariko twebwe ugondo ni kirazira twebwe, ariko bo urabona ko ba nyina na ba se hari uwo mwari mwahura yambaye ikirato kimeshe ugondo utakintu babwiye byiza bivuga buri gihe mu rugo madamu aza yiruka hara kuri banage muri wikendi ngaha akikuzana ibisarubeti ngo agiye gufura, ariko wagera kuri ibyo abacu hariya neza bakirusha ya mapataro bageze babagara, ugondo ruragera mu mavi kandi nta nicyo biramubwiye. Rero noneho twebwe ugasanga kuratongana mu muhanda, umwana yatora ururabo bazagenda bakinisha indabo, kumva urarambiwe mu mutwe ukaba wumva ushaka gutaha, umwana yicara mu gitaka ukumva birakubangamiye, bigatuma ugaragara nk'umuntu udashoboye kurera, kubera kuko umwana iwe akeneye kwisanzura mu bitaka, ibo niko bamenyereye, kandi buriya busaza buza bwama bwicara akamakuru ukagira ngo none ntakureba, kandi akomeza kukureba izo urimo, ugakomeza gutongana umwana, kuragenda wunama, kuragenda urangara, ukagenda utongana n'umwana mu muhanda, ibo zamasa naho uwo munsi yawuhawe umwana, nimba yavuze ngo araza umwana akina umuhanda wose n'igitaka, aramaze agenda ahagarare aho umwana yicaye amurinde, ariko twebwe izo tuzarakinaniye. rimwe na rimwe nyine biba biterwa, biragoye kubera ko turakuze, kandi sisiteme y'ahangaha iwacu n'ibyari wigeze ubona umuntu nkawe cyangwa se na ba so wanyu babonye wasohora umwana amushorera ku muhanda bajya gutereza umwana ko wahuye ihene. Rero hano biracatugora kandi si twenyine ndeba ndeba hari iwacu n'abaturanyi bamwe b'abarabu baba yiyicarira mu nzu gusa, bakaba bakomeza bakaguma bakiyotera kugira ngo uzabone umwana yatembereye. Nuko bimeze, amakuru ya hano nuko yari ameze, nuko twari dushobojwe kuganira namwe, aho tutageze muhatugerere, kubera kuko twari dushaka kugira ngo tuganire twese, tuganirire hamwe. Urakoze cyane ku butumire bwacu wemeye kubana natwe, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. usanga munanga murakoze, hanyuma naho ubutaha.